nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo abari kumurikira muri iki kiganiro cya Bibiliya. Izi nyigisho za Bibiliya zivuga kuri uyu muzuko uvugwa muri Matayo igice cya 27 murongo wa 51 kugeza 54. Ubwo rero ni ibihe bya Pasika tukirimo, kuvuga ngo isabukuru, iminsi ijyana n'isabukuru ikomeje ivuga ku rupfu gatoya rw'umwami wacu Yesu. Turavugaho ntitutinde, tugahita tukomeza tukavuga ku muzuko, ku kuzuka kwe. Noneho urupfu rwa Yesu rutuzanamo, twabivuze, icyunamo, kirirarira, agahinda, ishavu, kuko ni ugupfa nyine. Umuntu yapfuye ku buryo bw'umubiri, yapfuye pe ku buryo bw'umubiri, kuko ndiyongera kuboneka mu mube, mu bakunzi be, mu mukunda, nabo baramubura. Ariko we kuko yari ari muzima, kubera ko ari umwana w'Imana, ni muzima, ari yagize mu bwami bw'Imana mu bundi buzima anezerewe. Twe turi mu kiri, ariko ntigitinda kuko yakidukuyemo kubwo kuzuka. Ubwo rero turongera tugane ku muzuko we, hanyuma duhita tubakurira muzuko wabariye abandi bavugwa. Yazukanye nabo, ni ukuvuga ngo yazukanye nabo, cyangwa se yazuye, kugira ngo abantu bababone ko ari ukuri k'umuzuko wabera uhari, ari ukuri ku bwa Yesu. Ko Yesu abaye wa mbere mu kugaragara, niko birivuga, abaye wa mbere mu kugaragazwa ko ari umuzuke, ko yazutse, abaye wa mbere ugaragara ko azutse, kandi ko ari we mutwe cyangwa se mutware, umwami wo kuzuka abazuka bose. Imana yabikoze rero, papa warabikoze, aramuzuye nk'uwa mbere, none ashyizeho n'abandi bazuka kugira ngo bazukane nawe ari uwa mbere. Twongere tubasome, mbese uruzi y'umunezero ikuraho ikiriyo, icyo Yesu yashakaga. Ikiriyo nikirangire, mwarandiriye, timwaramenya n'igituma nabapfiriye ku musaraba. None muhamenye ko ari ibyaha byanyu nazize, ni mu byihane rero abatabasobanukirwa. Hanyuma iby'urupfu by'ikiriyo, kuko ndakibarimo ku buryo bw'umubiri, bikurweho. Nibyo Yesu yari azi kubabwira ubwo yarababonekeye ari muzima, ari mu bundi buzima, afite umubiri w'ijuru, ariko wawureba ukabura ni nguyu umubiri wacu, ari kuvuga nkatwe. Wareba mu maso ukagira ko babukera, ukabona ni umuntu nkatwe. Imyambaro yari yambaye ntabwo nzi ariyo, ariko numva ari imyambaro y'icyo gihe, bakabibona ko yambaye imyambaro itabateye ubwoba cyane, ari ngiyo yarasanzwe yambaye. Ni ibintu binejeje nyamara ni inkuru nziza. Bene data, bakunzi b'Imana, kandi bakunzi ba Yesu, iyi ni inkuru nziza nyamara. Nawe se Tomasi, ati Tomasi, ngo nunkoreho ibiganza byanjye, atezera ahangaha, watinyuka akora. Ariko hariho umwambaro, ariko ibiganza bye nta mwambaro wari uriho. Nuba ngo bari kuganira nk'ibisanzwe, ariko baganiriza nk'uko yari asanzwe baganiriza, kandi ari mu bundi buzima, ari mu wundi mubiri, ari mu mubiri w'ijuru, mu mubiri w'Imana, ari kujya gusa n'uyu nguyu. Ni igitangaza. Uwo ni Yesu ndi kuvugaho, uwo ni inkuru y'umunezero. Ariko hari abandi banasobanukiwe bati, babimenye kuko babonekewe, ati nyamara hari abandi bazuranywe n'umwami Yesu. Ntabwo babavuze mu mazina, ariko buriya nuko bitanditswe, ariko bagiye bavuga mu mazina, kuko bagiye bivuga, bakababona, bakabatekereza uko babonaga. Hano mu batisi ukuri kose baramumenye, kandi mu batisi baramumenye cyanze bikunze.
kuko yari uwavuba. Reka dusome mbese twongere twasubiremo ngo Matayo ni Matayo 27 igice cya 51 kugeza kuri 54 nabyise umuzuko. Umuzuko wabera bazuranywe na Yesu cyangwa se Yesu yazuye igihe yarazutse uwo mwanya. Ni ukuvuga ngo bari bambaye umubiri w'ijuru, umubiri w'Imana, ariko Imana ishaka itegeka ko babonekera abantu, berekwa abantu b'inyama n'amaraso n'umubiri b'i Yerusalemu atari bakeya. Babona abo bantu barabamenya, nabo ubwabo barabibwira. Umutwe w'ayo magambo Matayo 27 guhera kuri 51 wanditse ngo ibitangaza byabaye Yesu amaze gupfa. Amaze gupfa umwenda ukingiriza hera cyane urusengero utabukamo kabiri, utangira hejuru ugeza hasi. Icyo ni igitangaza cya mbere. Umurongo wa 51 igitangaza cya mbere. Ubwo amaze kuvamo umwuka arapfuye. Igitangaza cya kabiri isi iratigita. Igitangaza cya gatatu ibituro birameneka. Ni ukuvuga ngo imva zirafunguka hari Yerusalemu cyangwa se Yudaya hariya, ariko si ibituro byose, si imva zose. Haranditse ngo ni ibituro by'abera, abo bazi ko ari abera, abakiranutsi, ni ukuvuga ngo abahanuzi b'Isiraheli bari barabitse, bari baragiye bacunga ibituro byabo neza. Ubwo birakinguka. Hanyuma bikingutse intumbi nyinshi, ni ukuvuga ngo abari batarabora cyangwa se baraboza ariko zikiri intumbi z'abera, ngo bari barasinziriye, ni ukuvuga ngo barapfiriye ariko mu Mana, mu bukiranutsi, zirazurwa. Ni ukuvuga ko hari ibituro bari babizi ko bikirimo imirambo, intumbi, ariko hari n'ibindi bitari bikirimo imirambo, ari amagufwa gusa arimo, ariko barazuwe. Zirazuka izo ntumbi, ibyari intumbi zirazuka, cyangwa se ibyari amagufwa barazurwa. Bazuwe. Igitangaza rero si ukuzuka gusa ngo birangirire aho ngaho, ngo bimenywe mu bwenge no mu bitekerezo. Ndakiri cya gatandatu, bava mu bituro, bava muri byo muri izo mba Yesu amaze kuzuka. Umva, byakingutse Yesu amaze gupfa, barabibona, ariko abavuyemo abagaragajwe nako ntabari barimo. Mu mbabare naribeje, nta muntu wari uri mu gituro, nta muntu wari urimo, abantu bari mu bwami bw'Imana, bari muri paradizo. Ni imibiri yari aho ngaho, cyangwa amagufwa, cyangwa ivu, cyangwa umukungugu, byari biri muri ibyo bituro byitwaga umubiri kera w'umuntu. Mu mbabare rwose, abantu b'Imana bari mu bundi buzima bwiza muri paradizo mu bwami bw'Imana. Hari n'abavuga ngo ni mu gituza, hagereranywa nko mu gituza cya Aburahamu, kuko bari kumwe na Aburahamu. Ibyo byitwa mu gituza cya Aburahamu, bari kumwe na Aburahamu muri paradizo mu bwami bw'Imana. Ariko kuzuka ni ikirere, ni ukwerekanwa ari bazima, abantu bari muri iyi si b'inyama n'amaraso nkanjye nawe, tukababona ko burya tukabonekerwa, burya bariho, ngo binjira mu murwa wera. Bivuga ko uwo murwa wera uri kuvugwa ni mu mujyi w'i Yerusalemu. Rero uriya nyine usanzwe kwinjiramo, ni ukuvuga ngo binjira mu mazu, mu miryango, bagenda bigaragariza abasanzwe bakunda Yesu, abakiranutsi bakunda Imana. Gusa ntabwo bigaragarije abanga Yesu, abanga Imana. Uwanga Yesu burya abayanga Imana, uwanga Imana abayanga Yesu. Yesu yabisize ku mugaragaro abivuga, kandi ukunda Yesu bakunda Imana, kandi ukunda Imana hakabuza agera igihe agakunda na Yesu, kuko nyine yakundaga Imana mu kuri.
nta mpamvu imana itamuha ijuru umwana wayo Yesu Kristo. Nuko barigaragaza cyangwa se baragaragazwa, imana iraberekana, nibyo bita kuzuka rero. Hanyuma babonekera benshi ko ari bazima, abantu rero bati bazutse. Umuzuko rero wabera, umuzuko w'abakiranutsi bambaye umubiri w'ijuru, umubiri w'ubumana n'imyambaro yo mu ijuru. Noneho ababareba bakagira ngo ni umubiri wacu wambaye, uwo babonekeye akagira ngo ni imyambaro yacu bambaye ngibi byacu byo ku isi, ariko ntabwo ari abo ku isi, ni abo mu ijuru. Nabo mu ijuru batubonekeye. Mwibuke ko mu gihe cya Aburahamu yabonekewe n'abo mu ijuru inshuro zisaga ebyiri, izo tuzi ni ebyiri, ariko hari igihe yabonekewe na batatu bo mu ijuru, akajya agira akanasangira nabo, asangira abagana nabo. Sara umufasha we, umugore we ari kubumviriza, ari mu ihema we, atemerewe kuza cyangwa se atinye kuza, ariko akajya bareba, ari ngo mu muryango w'ihema, ni ukuvuga ngo inzu yari igizwe n'ihema bari batuyemo. Akajya areba agatangara, akareba abo bantu, akabona n'abantu, ariko akabona ni beza cyane. Ni ukuvuga ngo si bwo bwa mbere rero abantu bo mu ijuru bagaragajwe, bakaboneka, umuntu akagira ngo nabo ku isi. Nuko Aburahamu nawe rero byari byaramubayeho, asangira nabo, aganira nabo, ariko arabimenya ati ndi kuvugana n'Uwiteka. Yageze arabimenya ati ndi kuvugana nabo mu ijuru, akabita Uwiteka, akavuga ngo Uwiteka nta kindi, Imana rurema mbese nta kindi. Umwe muri abo batatu niwe uvugana nabo cyane, arabimenye. Aza nubwira igihe babiri baragenda, agendana basa n'ababuze, hanyuma we agendana n'umwe, bari kuganira, wo mu ijuru usa n'abantu, ariko n'abantu bo ku isi, ariko ntabwo umubiri ari uw'isi, n'imyambaro ntabwo ari ku isi, ariko tubifite mu byanditswe byera ko Aburahamu yasuwe nabo mu ijuru batatu. Hanyuma aza kuganira nyuma yaho n'umwe nanone mu mwihariko. Hari n'igihe yongeye gusurwa n'uwo mu ijuru, cyangwa se byari byarabaye, ahubwo nibyo byabanjije. Uwo mu ijuru avugwa mu izina rye, anavugwa no mu Baheburayo, ariko we noneho yari ari kumwe n'ingabo zo mu ijuru. Aburahamu yabanje kugira ngo ni umwami wa hano ku isi wamusuye, bahuye mu nzira, nawe yaravuye mu mirwano, agira ngo ni umuntu nyamuntu wo ku isi, kuko niko yari ameze. Kandi n'ingabo ze hari aho n'amafarashi bari kugendaho, akajya agira ngo nazo ni ingabo zo mu isi, ariko nabo mu ijuru basaga nabo mu isi, ari imyambaro, ari mu ijuru, ariko ni umubiri wo mu ijuru wambaye, ni imyambaro yo mu ijuru. Murumva se ko iyi si itaragiye isurwa koko n'abo mu ijuru? Cyane cyane isi isura umuntu umwe, nibura umwe w'umukiranutsi. Aburahamu rero ari umukiranutsi. Igihe yasuwe rero, ni isi yasuwe mu by'ukuri, n'ako karere kasuwe n'abantu baho. Kubera iki? Kuko araza kuvuga iyo nkuru, kuganiriza iyo nkuru abo bantu mu by'ukuri atari wenyine, ari kumwe nabo mu ijuru mu ibanga, cyangwa se rwihishwa, batagaragara. Ubwo nyine umuntu wabaga uri kumwe na Aburahamu, cyangwa Aburahamu yaganiraga nawe, abo bantu bari baratomboye, baragize amahirwe, kubera ko Aburahamu burya atabaga ari wenyine, kuko yari yarasuwe no mu ijuru, nabo mu ijuru. Bivuga ngo ntabwo bagenda bose, hasigara bamwe basigaranye n'uwo muntu basuye. Ngibyo rero ibyitwa umuzuko, bifitanye isano n'iryo yerekwa Aburahamu yahawe, umuntu w'inyama n'amaraso n'umubiri, akaba aruvugana nabo mu ijuru.
njye navuga ko nawe igihe ari bwana nabo umubiri we nabo wahindutse wahinduwe n'imyambaro ya byahinduwe kuko sinumva ukuntu wagana nabo mu ijuru nawe utahindutse uwo mu ijuru n'imibiri n'umubiri n'imyambaro cyangwa se uwo mu ijuru we yafashe ibijya kumera nk'ibyo ku isi umubiri n'imyambaro kugira ngo uyu nguyu bari kuvugana nawe uwo mu isi wambaye umubiri wo mu isi n'imyambaro yo ku isi babashe kumvikana kuko ikintu cy'inyama n'amaraso n'umubiri biragoye ngo cyumve ikitari cy'inyama n'amaraso n'umubiri keretse icyo kitari cy'inyama n'amaraso n'umubiri cyo mu ijuru kibanje kwihindura kikaba ngicyo ku isi umubiri gafata umubiri wo ku isi noneho ururimi rukamera nk'urwo ku isi noneho nibwo abantu babiri bavugana uwo mu ijuru akavugana n'uwo mu isi bisa nk'aho biboneka nk'aho uwo mu ijuru yagize gute yari yambaye umubiri wo ku isi afite n'ururimi rwo ku isi kugira ngo avugane n'umuntu wo ku isi cyangwa se uwo ku isi agahindurwa n'umubiri byose kugira ngo avugane n'uwo mu ijuru ibyo byombi rero imana yagiye ibikora igakora kimwe muri ibyo cyangwa igakora ikindi kuri Aburahamu tuganiriye ku buryo yaganiriye nabo mu ijuru ntabwo ari we wenyine na Yakobo nawe haravuga ko yavuganye nabo mu ijuru baramuvugisha gusa se ahubwo n'umuntu witwa Gideyoni nawe yaganirijwe n'uwo mu ijuru ubwo ni ukubonekerwa uwo mu ijuru akaza ukagira ngo ni umuhanuzi yagize ngo ni umuhanuzi yaketse ko ari umuhanuzi uje usanzwe uw'inyama n'amaraso n'umubiri ariko ari umuhanuzi nuko avugana nawe agira ngo ni umuhanuzi bigiye birangira amenya ko yari marayika wo mu ijuru wari wambaye umubiri n'imyambaro y'umubiri yo mu isi bari kuvugana si we wenyine n'umugore wa Manowa ndetse na Manowa mu gitabo cy'abacamanza ubwo urumva mu gitabo cy'abacamanza naho havugwamo Gideyoni none havuzwemo na Manowa n'umugore we aribo babyaye Samusoni uwo mu ijuru yabanje kubonekera umugore wa Manowa agira ngo ni umuhanuzi usanzwe umuntu usanzwe witwa umuhanuzi wamubonekera hanyuma bari kumwe n'umugabo we Manowa aza kugaruka Manowa yabijengera ariko nayo nkeneye kubonekerwa Uwiteka Mana n'uyu muntu n'uyu muhanuzi wazanye kubonekera umugore wawe biza kurangira Manowa asobanukiwe ko ari uwo mu ijuru wari waje wambaye umubiri wari wambaye umubiri w'umuntu n'imyambaro ya kimuntu y'umuntu ariko azimiriye imbere ye amenya ko yari uw'ijuru aratangara arapfukama agira ubwoba asenga Imana murumva ko rero si igitangaza ko abantu bapfiriye mu Mana bakiranuka bari mu ijuru ni igitangaza kuri twebwe ariko ku Mana ntibitangaje ishobora byose kandi yarabikoze nuko rero ku Mana si igitangaza ko igaragaza abakiranutsi n'abahanuzi hari i Yerusalemu bari barapfiriye mu bumana baravuye mu mubiri imibiri yaraboze yararangiye hari ivugusa ryasigaye byarabaye umukungugu si igitangaza ko iberekana bakaza i Yerusalemu bakabonekera abantu na bamwe bakaganira nabo bakabibwira ndetse bakanasangira kuri uriya munsi Yesu yazutseho kuko ngo niho babonetse kuko na Yesu yari kugenda yiyerekana yari yatangiye nawe kugenda yiyerekana muri ya minsi 40 rero nabo bari kumwe na Yesu uko Yesu agenda yiyereka abantu basaga 500 baramubonye agahereza ubasha n'ubushobozi abo bari kumwe nawe batari kugaragara kuko nabo mu ijuru nabo bari kumwe n'abamarayika benshi cyane baje kugaragara Yesu no kumushimagiza
no kumuhimbaza kuko yatsinze urugamba yatuneshereje. Nuko byagenze rero, nuko baragaragara aba Abisirayeli bose babonye, ab'i Galilaya n'i Samariya bose bo mu Buyuda, ariko ntibavuze umubare w'imiryango yabonye abo bantu. Ariko hari imiryango yabonye, hari abantu babonye, hari aho wenda baranasangiye baranaganira, ariko barabo mu ijuru bagaragajwe ko bazutse. Nibyo rero byitwa kuzuka. Yesu nawe yagaragajwe ko yazutse. Papa yamugaragaje ko yazutse mu minsi 40, yasangiye n'intumwa ze, aganira nazo, tubibona ahantu nk'inshuro 2 cyangwa 3, arya n'agasamaki n'umutsima, ati mumbe n'icyo unywa kuri kabino mweho. Ariko n'uwo mu ijuru n'umuzuke, babyize ngo nukuzuka, ariko n'uwo mu ijuru waje kuza. Sigitangaza rero ko abo mu ijuru, sigitangaza ku Mana ko umunsi umwe duhereza kubona guhura nabo mu ijuru, tukagira ngo ni abantu nkatwe, hanyuma batuzimirira imbere bagiye tukaza gutahura ngo ngo n'uwo mu ijuru wansuye bisi, gusa ko ari uwo mu ijuru ari kumwe nanjye, kubera ko yagusigiye n'umunezero mwinshi ari byo kuzura umwuka wera byinshi cyane, n'ubwenge bwiyongereye bw'Imana, kuko ntabwo yagusiga gutyo gusa, atagusigiye impano no kongererwa ubwenge, kongera umunezero n'ibisubizo ku bibazo wari ufite. Hariho n'abahita bakira indwara bari barwaye cyangwa ubumuga, bikababera ikimenyetso ko bari kumwe n'uwo mu ijuru yari yigaragaje. Nuko rero mbivugiye kubera ko ndaza kubiganiraho muri Bibiliya. Hari aho izo n'inyigisho utarumenyereye, zitari zisanzwe zivugwaho, ariko zikwiye kuvugwaho ubu ngubu. Zambagamo guhera 1990, ariko nkabitinya kandi nkabitangariza, kandi nkumva ntabwo ndashyikira imvugo yo kubivugamo. Ni ukurumva hashize imyaka 30 bigenda binguriramo mbyibazaho, ariko noneho turabisangiye. Ibyo ntabwo byigwa muri teolojiya, mu ibyo mu mashuri yo gusenga Imana, kwizuza, nka kujya mu butayu ugahora ucishwa bugufi, niho byigirwa gukiranuka, kwitwararika, no kugira inyota yo kumenya ibyo mu ijuru, kuko ariho kugira inyota yo kugira ngo umuntu ajye mu ijuru azajye kubayo. Iryo ni ryo shuri ryatuma Imana igenda iguhishurira iki kintu cyitwa umuzuko, cyangwa kubonekerwa by'ukuri, atari ibonekerwa riturutse ku mwanzi, kuko naryo ribaho, ariko ibonekerwa by'ukuri rihesha Yesu icyubahiro. Ubundi niba bari bazanye n'undi, yaba marayika Gaburiyeli cyangwa Mikayeli, nuko bagasa n'abacishijwe bugufi, Yesu akaba ari ushyirwa hejuru, kuko ari we mukuru, umwami w'abami, umwana w'Imana w'ikinege, kandi niwe waducungurirwa rwose ku musaraba. Twirinda kuba twavuga andi mazina, aho izina rya Yesu rivuzwe, nta kuvuga irya Petero cyangwa irya Pawulo cyangwa irya Yohane cyangwa irya Mose cyangwa irya Eliya. Reka da, uririnda. Yesu ashimwe cyane. Kubera iki? Uvuga iry'umwami w'abami wa bose, abari mu isi n'abari mu ijuru. Yesu ashimwe. Haleluya. Icyubahiro kibike. Mbese hari icyo bikumariye mu mutima wawe muri iki gihe cya Pasika? Va mu cyunamo, mu kirirarira, mu kiriyo, emera Yesu, mwemerere agushyiremo umunezero ko yazutse, kandi ko nawe uzazuka, ko ari muzima, nawe uhinduke muzima, kandi ko azakwerekana ubwo azaba yiyerekana ko yazutse. Nka cyagiye mu minsi 40, hari igihe aziyerekana ko yazutse, nawe akwerekane
ko yakuzuye ko muri kumwe amen.